Yorodani. Yohani Batisita yabwiye rubanda ati, njye mbatirisha amazi, ariko haje undi undusha ububasha, sinkwiye ndetse no gukundura udushumi tw'umukunzi. We azabatiriza muri Roho Mutagatifu n'umuriro. Muri iyo minsi Yesu ava Nazareti ho muri Galilaya, aza kubatizwa na Yohani muri Yorodani. Akiva mu mazi abona ijuru rirakingutse, na Roho Mutagatifu amumanukiraho n'umutima. Nuko ijwi rituruka mu ijuru rivuga riti, uri umwana wanjye nkunda cyane. Yohani yamamaje agira ati, uwanyohereje kubatiza mu mazina yarambwiye ati, uwo uzabona Roho Mutagatifu amumanukiraho kandi akamuhamaho hejuru, we ubwe abatiza muri Roho Mutagatifu. Naramwiboneye kandi ndahamya ko ari we Mwana w'Imana. Tugiye gukurikira umukino kandi tunawuzirikana. Mwese nimuze mubatizwe kugira ngo muhabwe imbabazi z'ibyaha byanyu. natwe siko twabigenza dute? Namwe ufite amakanzu abiri ahe utayifite, ufite ibyo kurya nawe abigenza atyo. natwe abasoresha twabigenza dute? Hamwe n'abasoresha ntazagire uwo murenganya. natwe tw'abasirikare twabigenza dute? Namwe b'abasirikare ntihakagire uwo murenganya, cyangwa kandi n'ibihembo byanyu bibanyure. Cyahora isi wa Kristo bamwese rwose ni we. Yewe Yohani bakubatiza mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Yewe Yohani bakubatiza mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Yewe nababatirisha amazi, ariko hagiye kuza undi undusha ububasha, azaza abatirisha Roho Mutagatifu n'umuriro, kandi njyewe sinkwiye no gufungura udushumi tw'inkweto ze. Njyewe Yohani Batisita nakubatije mu izina ry'Imana Data na Roho Mutagatifu. Umwana wanjye nkunda cyane kubyizigira, yubahe mu mutwe. Kuzirikana ibiciro bya kabiri. Yesu agaragaza ububasha bwe mu bukwe bw'Imana. Usenge n'aho mu budahemuka. Yesu yatumiwe mu bukwe bw'Ikana hamwe n'umubyeyi we n'abigishwa be ba mbere. Divayi imaze gushira, nyina wa Yesu aramubwira ati, nta divayi bagifite. Yesu aramusubiza ati, mubyeyi, ari njye nawe ibyo tubigenzemo dute? Byongeye kandi igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abaherezaga ati, icyo ababwira cyose mugikore. Yesu arababwira ati, nimwuzuze amazi izo ntango. Barazisendereza kugera ku rugara. Arongera arababwira ati, ngaho noneho mudahe
umutegeka w'ubukwe amaze gusogongera ku mazi yahindutse divayi, ahamagara umukwe aramubwira ati ubusanzwe umuntu arabanza agatereka inzoga nziza agaheruka itari nziza, ariko wowe wakomeje gutereka inziza kugeza ku mano. Aho igana niho Yesu yatangiriye ikimenyetso cye cya mbere, maze agaragaza ikuzo rye, nuko abigishwa be baramwemera. Amen. Uyu gukurikira umukino tunazirikana rino hindukiro rya kabiri. yaberewe cyane, ariko nanjye naberewe kuko ni umudonezi. Sore wanjye yaberewe neza kuko ni umudonezi nanjye naberewe. Nanjye kuko ndi umudonezi naberewe. nagenze henshi ariko nawe yaberewe. nigeze ndibona isegonda. ewe twabateguriye ibyo kurya hejuru. Ibinyobwa biryoshye rwose. Ibinyobwa birahari. Reka ibyo kunywa biryoshye. Biraryoshye cyane. Ndumva biryoshye, mwe murabyumva mutwe wa hitara. Umva bimeze neza rwose cyane. Reka ibyo kunywa biryoshye. We mwicare. Ibyo kunywa biraryoshye, ubukwe bwanyu bumeze neza, n'abageni baberewe, n'abantu bose bari bishimye, bari kunywa bakoze bishimye, abantu bose bishimye baberewe bimeze neza rwose. n'umugeni. Nimwicare rwose muvuge neza, nimunywe hano mu rugo nta kintu kibabuze. Ibyo kunywa ko ndeba biri gushirara. Ibyo kunywa ko biri gushirara. Abashyitsi baracyaza Bose muri uru rugo bimeze neza rwose nta kibazo. Ubukwe bwagenze neza, abantu bose barimo baranywa, abageni baberewe, n'abantu bose bari kunywa, nta basigaye bari kunywa, kandi izi nzoga ziryoshye kubi, tuva n'umuhama nta mazi arimo, ziryoshye kubi. Ibyo kunywa ko ndeba bishize, ibyo kunywa birashize, ukuntu byari biryoshye. twari tumeze natwe Birashize pe, byari biryoshye kubi. Mubyeyi, yewe nawe tubigenze dute ko kandi igihe cyanjye kitaragera. icyo ababwira mu gikore. Nimwuzuze amazi izi ntango, mwuzuze amazi izi ntango, nawe nsanzwe nzi ko unyumva kandi nzi ko nshaka
yatanze rwose data abahungu bakumenyere kubitakaza byawe n'umudari muhereze ahatumirwa. yo kunywa mbese nk'ibya mbere no kuba byose numva biryoshye byose numva ari nk'ibya mbere byose biraryoshye rwose numva bimeze neza pe biraryoshye. Mwishime rwose mumwe ibintu bimeze neza hano biracyahari nta kibazo. ubusanzwe tubakisha ibyo kunywa biryoshye tukabasoresha ibibishye ariko uwe abakiriye ibyo kunywa biryoshye asoresheje ibiryoshye. Ingoma y'Imana, ingoma y'Imana iregereje, ingoma y'Imana iregereje, muhindure imitima yanyu. Yesu atangaza ingoma y'Imana, gusa nyine bagakira Imana. Yesu azenguruka Galilaya yose yigishiriza amasengero yabo, atangaza inkuru nziza y'ingoma y'Imana, akiza ikindi ndwara n'ubumuga cyose muri rubanda. Yesu abwira abafarisayo ati, ingoma y'Imana irimo rwagati, igihe kirageze none ingoma y'Imana iregereje, nimwisubireho maze mwemere inkuru nziza. Mbere yo gusubira mu ijuru, Yesu yabwiye intumwa ze ati, nimujye mu isi hose mwamamaze inkuru nziza mu biremwa byose, uzemera akabatizwa azakira, utazemera azacibwa. Ubundi nabwo yari yabwiye abigishwa be ati, ndi urumuri rw'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima, ahubwo azatunga urumuri rw'ubugingo. Ingoma nziza ntiyamuta n'abamarayika, ingoma yemwe ngaho muyikorere, ingoma yemwe rero bari Galileya barezwe na data kugira ngo bagumishe iby'ingoma ya data. Ingoma y'Imana ibarimo rwagati, ingoma y'Imana ibarimo kandi yaje kugaragara. Urabyumva neza? Gusubiramo amahirwe ya data, umumenyesha iby'ingoma ya mbere n'ingoma ya data n'ubutware bwa data
n'ububasha kandi mbamenyesha ngo mwisubireho. Naje gukiza abarwayi, naje gukiza ibimuga n'ibirema, kandi naje gutanga amahoro n'ubuntu ku bayabuze bose. ese kandi barwaye ikimuga ibitsina najyaga mbibona rwose binikira biswara harimo n'abagendesha nasi ibi bintu sinari banihungire. bityo ko nawe ugaragura banza barwaye amashitani ngaho Sekiri, sohoka muri uyu mwana. ndababwira ntimukemere Sohoka, ndategetse. Sohoka muri uyu mwana, ndagutegetse. Sekiri, sohoka, 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 sohoka muri uyu mwana. arahagurutse Niwe n'umwana w'Imana. urakoze nyagasani, urakoze nawe. wowe numvaga ameze nabi, nari mbabaye nawe, ariko nyagasani Yezu umanuye ikiganza cyawe, umunsi ikiganza cyawe ndahagaze. nyagasani Yezu urakoze nawe, umanikiye amaboko nyagasani kuba nongeye guhagarara, nkaba nongeye kuvuga ijwi ryawe. umwanzi Sekibi yari yaraneze imitego myinshi, ariko nawe uhabwa icyubahiro. Mana yigira neza, ndagushimiye. Habwa ikuzo nyagasani. Humura. Sekiri, sohoka muri uyu mwana wanjye. Sohoka muri uyu mwana. Ndagutegetse. Ndagutegetse, sohoka. Sohoka. yewe nongeye guhaguruka se yewe Yesu ndagukurikira Yesu ntabwo wongera kunsiga ndagukurikira Impumyi zirabona. Impumyi. Humuka. 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 ndabonye Ndagukurikira. Inyoni zigira amasenga, inyoni zigira ibyari, n'impunzi zikagira amasenga. Nyamara umwana w'umuntu we ntagira n'aho kumubwira. impaka byose byinshi mwabonye yuko Yesu yigisha akarakara muri mu myitwarire akiza abarwayi bose kandi mwese mukabimenya mutarazi ingoma y'Imana kubera yuko igiye kugosora iziregereje tugiye kuzirikana ibiciro bya kane mu mibukiro y'urumuri Yesu yihindura ukundi dusabe neza Yesu ajyana na Petero na Yakobo
zihindura ukundi mu maso yabo. Uruhanga rwe rubengerana nk'izuba, imyambaro ye yererana nk'urumuri. Nuko Musa na Eliya bababonekera baganira nawe, igihu kibengerana kirabatwikira, ijwi riturukamo rivuga riti, uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, unyizihira, nimumwumve. Muvandimwe, ntureke icyaha kizimya urumuri muri wowe. Nawe urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, ubugwaneza, ubuntu, ubudahemuka, imico myiza, kumenya kwifata bizaguhindure ubone gusa na Yesu Kristo. Tugiye gukurikira umukino ariko tunawuzirikana. bajya n'abigishwa bagiye mu misozi ya Taboro, aho bagiye guhura na Musamariya, maze abantu batera ikuzo rya Data. Ntumwa zanjye, aha ku musozi wa Taboro nabazanye n'inshuti zanjye kandi n'intumwa zanjye. Mube maso, mubone ikuzo ry'Imana. Musamariya arakoze kweshereza ikuzo ku musozi wa Taboro. Ibiganiro twagiranye nibyubaka isi n'abayirimo n'abazabona ko twaganiriye. Bigishwa Barabimwigisha. Petero wabivuga iki na rya jambo bakwiriye gusakaza tukubaka cyangwa se cyangwa Itabusa. yego ibi ntimubwire abantu, reka tugende. Zirikana ibiciro rya gatanu y'urumuri, Yesu ari mu Karistiya ntagatifu. Hanyuma Yesu afata umugati, ashimira Imana, arawumanyura, awohereza avuga ati, iki ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mubikora namwe urwibutso rwanjye.
barangije kurya n'inkongoro ayigenzereza atyo avuga ati nimumweho mwese kuko iki ari amaraso yanjye y'isezerano agiye kubamenerwa benshi ngo bababarirwe ibyaha byanyu. Tugiye gukurikira umukino tunazirikana rino yibukiro Yezu ari mu Karistiya ntagatifu. Yezu Kristu ni wowe mugati w'Imana Uhazanze mwigisha babanye namwe bagendanye namwe naberetse byinshi bagendanye mu misozi nabatangarije ingoma ya data navuye ibinyerekeyeho byose nababwiye ko ngomba gupfa kandi nkazazuka. Niyo mpamvu kuri uyu munsi wa kane mutagatifu nemeye gusangira namwe ku bwanyu. Nawe mutegetsi w'ijuru n'isi, gushimiye ko wabihisha abahanga n'abanyabwenge ukabishyurira abaciye bugufi. Niko wabyishakiye dawe, niyo mpamvu wamwinginze ngo uhindure uyu mugati w'umubiri wanjye, kandi abigishwa banjye bawusangire kandi bajye bakora nk'uko nanjye nkoze uyu munsi. Mwakire kandi musangire. Dawe, aya mazi yahindura amaraso yanjye, kandi abantu bose bazayanywa bazabemo abe amaraso yanjye, aya mazi aba amaraso yanjye, kandi bose basangire urwibutso rwanjye kandi bamwe nanjye. Mwese nimwakire kandi musangire. Uri muzima Yesu, uri muzima kandi urakiza, uri muzima